Mbanje kubasuhuza muri uyu mwanya mwiza wo gutangira isabato, mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana. Amazina nitwa Amahirwe Amani Clever, ningiye ugiye kubana namwe muri uyu mwanya mwiza wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Nkaba nifuje ko dutangiza indirimbo y'167 ivuga ngo mwabera b'umwami. Data mwiza, data dukunda uri mu ijuru, tugushimiye yuko turi biremwa ntawe ukabura Imana. Tugushimiye urukundo dukunda mu bihe byose. Tugushimiye yuko utubereye ahirengeye kandi akaba ari wo mushumba wacu mwiza utazimiza. No mu bihe nk'ibi twizeye yuko imbaraga zawe ziri kumwe natwe. Niyo mpamvu ubwo tugiye kwigana aya magambo avuga ku bijyanye n'amahoro utanga, twingingiye ngo imbaraga yawe y'ijuru abe ari twigisha, dushoboze kumva no gukurikira ibyo ushaka, ubushake bwacu bugengwe nawe mu izina rya Yesu. Isoko nyakuri y'amahoro y'umutima. Kuva kera kose amahoro yari ingume. Nyuma y'icyaha abatuye isi bagize ikibazo kuko amahoro y'umutima yagabanutse cyane ku rugero rwo hejuru. Ntabwo igituma amahoro aba ingume ari intambara z'urudaca, ibihuha byazo ndetse n'izindi nkuru zaba ziteye ubwoba, kuko nahitwa ko hari amahoro, urugero nko mu bihugu byateye imbere kandi bitakibarizwamo intambara, naho hariyo abarara ijoro barira ndetse n'abandi bishwe n'ishavu ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Intambara si cyo gisobanuro cyonyine gitera amahoro kubura. Ibiramambu no kwifuza ibirenze ubushobozi bwawe bishobora kukubera imbogamizi yatuma ubona amahoro y'umutima. Urwango rushobora kugutera kudatekana mu mutima wawe. Icyaha cyakunaniye gishobora kukubuza amahoro y'umutima. Kutiyakira mu buryo bumwe cyangwa ubundi nabyo bishobora gutuma ubura amahoro y'umutima. Mu muco wo hambere Abisirayeli bifurizanyaga umugisha bagira bati, Uwiteka kurebe neza kandi aguha amahoro. Nkuko tubisanga mu gitabo cyo kubara igice cya 6 umurongo waho wa 26. Kandi mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bafite insuhuzanyo nakunze cyane igira iti Salam aleko, bivuze ngo amahoro abe muri mwe. Amahoro ni ikintu cy'agaciro ukurikije uburyo iri jambo amahoro rigenda riza mu ndimi nyinshi, imico y'abantu itandukanye, imigani myinshi nayo uyisangamo iri jambo amahoro,
kandi imbwirwaruhame nyinshi nazo bibanda kuri iri jambo amahoro. Bibiliya nayo igira iri jambo nyambere, aho usanga iri jambo ryigarukamo inshuro 426 muri Bibiliya yose. Niki se Yesu yaba yaravuze ku ijambo amahoro? Niki yabwiye intumwa ze n'abazizezwa n'ibyo yavuze? Yaravuze ati, mbasigiye amahoro, amahoro ndayabahaye, icyakora sinyabaha nk'uko ab'isi bayatanga, ahubwo imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye, nk'uko tubisanga muri Yohana 14 umurongo waho 27. Nta handi dushobora gukura amahoro uretse muri Yesu wenyine, we mwami w'amahoro, Prince of Peace. Ahiganje imbuto z'icyaha nta mahoro ahacumbika, kuko icyaha ari cyo mwanzi wa mbere w'amahoro, kirayonona kandi ntibishobora guturana, kuko ntibyaba mu nzu imwe, kimwe gihunga ikindi. Nk'uko dusoma muri Yesaya igice cya 57 umurongo wa 20 kugeza 21, haragira hati, kandi abanyabyaha bameze nk'inyanja izikuka, uko itabasha gucayuka amazi yayo azikura isayo n'imivumba yayo, nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana yanjye ivuga. Inama nyinshi za rukokoma zagiye zibaho zitegura amahoro byagiye birangira ntacyo bagezeho. Ndatanga nk'ingero, nka nyuma y'intambara y'isi ya mbere hari umushinga mugari wabayeho wo gutuma isi yongera kugira amahoro, ariko ntibyatumye intambara y'isi ya kabiri itabaho. Na nyuma y'intambara y'isi ya kabiri bashizeho umuryango ushinzwe kugarura amahoro ku isi, ariko ntibyabujije intambara zagiye zibaho, ndetse urugero ruto ni nk'intambara y'ubutita izabaye mu Rwanda n'ahandi hose. Abantu benshi cyane bashishikajwe no gukora uko bashoboye kose ngo bagarurire isi aya mahoro, ariko ntacyo bageraho, ahubwo ibiramambu n'ayari asanzwe agenda yoyoka. Kandi ibihangayikishije ikiremwa muntu bigenda birushaho kwiyongera uko bwije n'uko bukeye. Abantu batakaza amamiliyoni n'amamiliyoni mu mushinga wo kugarura amahoro, bagenda barema ingamba bagashyiraho amategeko n'amabwiriza mu kugarurira uyu mubumba amahoro, barema inama z'urudaca, ariko amahoro yabaye ingume. Ndibaza nti, mbese ni ukubera iki? Ni ukubera ko abantu ubwabo bakora byose ariko ntibashobore gukuraho icyaha, kandi nicyo cyonona kikanangiriza amahoro. Uko icyaha kirushaho kugenda gihabwa intebe mu mitima, ni nako amahoro nayo agenda yimurwa mu mitima yacu. Umugabo witwa Martin Luther King niwe wabwiye abari bamukurikiye mu ijambo ryiza yabagezagaho ati, mfite inzozi, yarotaga kuzabona amahoro, ukwishyira ukizana kw'abatotezwaga bakabaho nta kibazo bafite. Ariko nubwo izo nzozi ze zaba zarabaye impamo nk'uko bamwe tubivuga, ndemeza ko guhabwa ukwishyira ukizana byonyine bidahagije ngo amahoro asage mu mitima ya muntu. Reka ngaragaze amahoro mu bice bibiri. Aya mbere ni amahoro rusange ashobora guharanirwa rimwe na rimwe akagerwaho ubundi bikanga, ariko iyo ugasanga kenshi n'ubu hariho ibihugu byinshi tuvuga ko bitarimo intambara, tukemeza ko birimo amahoro, ariko buri muturage ahari umubajije kwishima kwe sinzi igisubizo yaguha. Gusa ikigaragara nuko batabona amahoro y'umutima nk'uko igihugu giharanira kubahaza ayo mahoro. Icya kabiri ni amahoro y'umuntu ku giti cye. Ayo ntabwo agenwa n'abandi, ntabwo agerwa n'abandi, ahubwo nyir'ubwite niwe uyishakira kandi akayabona iyo ayavomye mu isoko y'ukuri ya Yesu Kristo, kandi ashobora no kuyabura bitewe n'aho yashakiye hatariho. Reka noneho dusangire isoko y'amahoro menshi kandi meza atera umutima gutuza no gutekana. Yesu yatanze inzira imwe rukumbi yo kubonamo amahoro y'umutima. Yarababwiye ati, mwizere Imana nanjye munyizere, kuko umuntu wese ushyize icyizere cye muri njye niwe wenyine uzagira amahoro. Ntazigera ahangayika, ahubwo aziyumva nk'uri mu gihome gifutse kandi kitabasha kunyeganyezwa. Tukiri abana ntabwo twaterwaga ubwoba n'ibyo turi burye n'ibyo tuzambara, kuko twabaga dufitiye ababyeyi bacu icyizere gishyitse. Nk'uko iyo umwana abona indege iguruka mu kirere, akenshi aba yizera ko na se ashobora kuyigura, abona ko ababyeyi be nta cyamubaho aba afite,
ntacyo ashobora kuba mu gihe ari kumwe n'ababyeyi be, niko icyizere cy'umwana kiba kimubwira. Imana ni data wa twese, Imana ni umubyeyi wacu, ni papa, ni umubyeyi wa twese udukunda twese kimwe. Izadukorera byose nituyiringira kurusha uko umwana yiringira ababyeyi be. None se niba dufite umubyeyi udukunda, niki cyatuma dukomeza guhangayika? Kuki twakomeza guhangayikishwa no kubura akazi, kukavaho urupfu, ibyorezo n'ibindi nkabyo, ubukene, uburwayi n'ibindi byose bihangayikisha umutima wa muntu? Reka tuzirikane ibi bikurikira. Imana niyo muremyi, iragusobanukiwe cyane kurusha abaganga kabuhariwe. Izi neza intungamubiri umusatsi wawe ukenera kugira ngo ubashe gukura ndetse no gusa neza. Izi byo inzara zawe zikenera ngo zibashe gukura, kandi buri kagingo gato cyane izi byo gakeneye ngo kabashe kubaho. Isobanukiwe n'amakene yacu, isobanukiwe n'amakene yawe kurusha undi uwo ari we wese. Izi ibyaguhesha amahoro ugatuza, iragukunda nk'aho ari wowe wenyine uri ku isi. Ntizigere igutererana habe na hato. Icyo usabwa ni ukwiha icyizere. Ngaho reka guhangayikishwa n'imiyaga, ibihuha, ndetse n'iyo miyaga ihuha mu kanya ikagenda. Ni ukuri nta mvura idahita, ibikugeraho byose bifite iherezo ryabyo. Nk'uko Salomo yavuze neza ngo buri gihe n'igihe cyacyo, ariko Imana izi ibyo yifuza kutugirira ni ibyiza si ibibi. Reka mbagezeho aka gatekerezo. Umunsi umwe umuganga yagiye kubaga umwana muto w'umukobwa, kandi muri icyo gihe cyari igihe kibi cy'umutekano muke, ku buryo kujya ku bitaro byari bigoye cyane. Abantu benshi bari bihishe mu mazu atandukanye. Ubwo uwo muganga yari agiye kubaga wa mwana muto w'umukobwa, yaje gusanga nta kinya afite, ahangayikishwa no kubaga kandi uwabaga nta kinyamuteye. Nta kindi yakoze kuko kubaga uwo mwana w'umukobwa byari kumurinda kuza guhura n'ibibazo birenze. Uwo muganga yafashe umwanzuro wo kumubaga nubwo nta kinya yari yamuteye. Gusa icyo yakoze, yabanje kwisaka, akora mu mufuka we, yasanzemo $100 ry'ijana, arihereza wa mwana muto w'umukobwa, aramubwira ati, itegereze kuri iryo $1 kandi intekerezo zawe zose uzishyire ku byo uri buze kubona. Umwana aramwumvira, abigenza nk'uko abisabwe n'umuganga, nuko atangira icyo gikorwa. Agishoje, atangazwa no kubona umwana muto atigeze agaragaza ububabare no gutaka mu gihe yabagwaga. Nuko abwira uwo mwana ati, wakoze cyane mukobwa mwiza, ugira umurava wo kwihangana kandi Imana iguha imigisha. Akimara kumushimira, amubaza icyo yarebaga kigatuma tumva uburibwe. Uwo mwana muto w'umukobwa amusubiza aseka cyane ati, nizeye rwose ibyo wambwiye. Ubwo narebaga kuri iri $1 wampaye, naje gusangaho amagambo meza avuga ngo dushyire icyizere cyacu mu Mana. Mu magambo y'Icyongereza bivuga ngo in God we trust. Imana yo mu ijuru niyo yahagaritse uburibwe bw'uyu mwana muto. Natwe izaturinda ibyaduhungabanya, izaturinda ibyaduteza umutekano muke, kubwo kuzirikana yuko ariyo Mana yacu. Nituyihanga amaso, izatubera ibisubizo, izaduha amahoro y'umutima, kandi izasubiza kwifuza kwacu. Ubushake n'ibyifuzo byacu byose tubitege mu ijuru, nta kabuza tuzasubizwa. Mbese urashaka amahoro menshi atemba nk'umugezi? Reka umwami w'amahoro Yesu Kristo, wihanganiye byose akanesha, kandi mu mibabaro yose ntabwo yigeze agaragaza kwiheba, aduhetse ku mugongo we. Tumwiringire, araduha amahoro asendereye. Niwe wivugiye ati, ndabaha amahoro. Yaduhaye isezerano muri Yohana 14, aho yavuze ati, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Isezerano yaduhaye riri gukomanga ku mitima yacu ko dufite kumwizera no kumwiringira, akatubera byose. Ni Imana yacu, ari mu ruhande rwacu, niwe uyoboye byose, ni umwami w'ibihe, ni umwami wacu, aradukunda, nta cyaduhangara turi mu ruhande rwe. Murakoze, ndabashimiye. Reka Imana ikomeze kubahaza amahoro. Iki cyigisho mwagiteguriwe na Ngizamahirwe Amani Clever, kumoka ku itorero rya Kigombe. Imana ikomeze kuduhana imigisha. Murakoze cyane. Murakarama.
mbashimiye ko mwabanye nanjye muri iki cyigisho cy'amahoro y'umutima. Reka Imana ikomeze kubaho umugisha. Ngaho reka dusenge. Data mwiza dukunda uri mu ijuru, uri Imana, uri Imana, uri Imana yacu. Tugushimiye ko ari wowe utanga amahoro. Nta handi yava, nta yindi soko twayavoma musibye kuri wowe. Turakwinginze ngo imitima yacu ishirire inyota imbere yawe. Ubwo turi mu bihe nk'ibi, ahari tutari mu rusengero rwawe, ariko tuzi ko aho turi hose uri kumwe natwe. Ubane natwe muri iri joro, kandi uzabane natwe ejo ubwo tuzaba turimo gusenga. Icyaba cyose ugifiteho ubushobozi, ni wowe uyobora byose. Reka amahoro n'ingabo zawe bitugote. Abari ku isi yose bapfukamye bagusenga mu kwizera, ubasubize. Imbaraga zawe zibane natwe, kandi dukomeze kwiyumva mu buntu bwawe. Amahoro utanga ariyo ha abakwizera bose, mu izina rya Yesu. Ndabashimiye, muramuke kandi muzagira isabato nziza.